tubonye agusaba ngo arashaka umusarani biriya bintu byo bimuturutsemo kubera bira uburozi ukuntu bukora mu mubiri w'umuntu urumva bagiye sashika basanga babura uburwayi agikana babura uburwayi ariko no nyuma yaho ngaho murangiye hano ubundi uburozi nta ecography yabona nta scanner yabona uburozi n'ikintu gikorera mu mwijima uraryo byari biri mu nta kuntu yagomba kurya ngo bishoboke namaraso yarifunze kubera gutena nayo muhani mugoroba icyo no muhana muhari n'ubundi niyo mpamvu nyabira byose bisohoka niyo mpamvu iriya miti yose igize kimufasha bitabisohoka bya bintu bigasohoka nibwo abashije no kugaruka buriya kigiye gukurikiraho ndamuha umuti agomba kunywa iminsi 2 karagase bano kari mu ndwara kagiye kamwangiza kuri yakuzoye kwajemo namaraso amaraso ngana kuriye bwana karagasimba kuruvu ni kwa bamuroze uyu muntu yampamagaye ambwira ko yibwe yari Dubai n'umwarabu bamwita Raji yampamagaye ambwira ko yibwe amadolari miliyoni 2 hanyuma nabwo nti bayi bihagana he arandangira hano bayimenye anyeke ifoto yaho yararayima ifoto niyo nakoresheje maze kuyikoresha nabwo uyu muntu ntashobora no gukora n'igiceri n'idolari rimwe none mungu warambwe ngo ateze indege yawe muri South Africa aragarutse. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru itari nziza, ariko nyine niko bigenda ku isi, habaho kwishima no kubabara, hakabaho ibyiza n'ibibi, kandi byose tukabana nabyo. Uyu mugabo nyuma yo kurwara indwara ikomeye cyane, bagerageje kumuvuza bamujyana mu bitaro byinshi biranga, indwara arwaye bakayibura, kandi umugabo arimo arakomeza kuremba, kurya biranga, ndetse ibintu byinshi birahagarara, akomeza kuremba. Abantu batandukanye bagira inama bati nimba indwara ahantu hose mwarazengurutse bakayibura, bishoboke ko yaba ari amarozi, wabona baramuroze, ni mu mujyane mu bavuzi gakondo bamusuzume, niba ari amarozi koko bazahita babibona. Icyo nicyo cyakurikiyeho, bamujyana ahantu henshi hatandukanye ku bavuzi batandukanye, ariko naho biranga, batangira kwiheba. Ejo hashize nibwo babarangiye umuganga witwa Mbungiramihigo, ari we mureba kuri kamera zacu, ari ukorera ahangaha dusanze uyu murwayi. Ejo hashize nibwo bamuhagejeje, muganga Mbungiramihigo atangira kumusuzuma ndetse anamuvura. Yitwa Mbungiramihigo niyitegeka, ariko Mbungiramihigo n'izina nasigiwe na sogokuru, zosogokuru kwa niwe wampaye n'imiti, yanjye kumusomera imiti nk'umuzukuruza we, agira nyine kuko imiti ikora, ariko nyuma yaho ngaho ntabwo nigeze mbikura nka ikinyamwuga, ariko maze kubona ko hari abantu benshi bagiye barengana kandi igenzi kuvura, nubwo nagiye mu mahuro ndazabyumviramo cyane. Nkuko twabonye twasanze imiti, tubona umurwayi, utubwira ko amaze iminsi hano umurwaje ari we uri kumuvura. Wasobana nyine abadukurikiye situation ya buri munsi ko uyu murwayi yaje ejo bamuzanye n'imodoka ntabwo bashaka kwigenza, ariko indi byimbye, noneho mu muti nigera byumbuka gake gake, ariko ubu ngubu mu buje n'undi ngiye kubona amaze mu muti wa kabiri, ari wowe wenda gukora ibintu byose biri mu nda bigasohoka. Ibyo byose rero nta kindi kumuvura n'uburozi, n'abantu bamwangisha, ariko umurozi wese aho ari turahangana, ngiye ko ntabwo mbakunda cyane. Akaba ariyo mpamvu kano kanya ngiye kumuvura kandi nizeye neza ko azakira. Nyuma yo kumusuzuma ngo yasanze ko nkuko babivuze uyu mugabo arwaye amarozi, baramuroze ibintu bibi cyane atabashije kutubwira izina ryabyo. Tumubajije nimba yabaza umuntu wamuroze, atubwira nka muganga ko yabasha kumenya uwamuroze, ariko aravuga ati ntago namubabwira, kubera ko mubabwiye nyine ntago naba ndi kuvura, ahubwo naba ndi guteranya abantu, urumva baba bagiye kumarana. Niyo mpamvu mbibika nk'ibanga ryanjye, ahubwo nkamuvura, namara kumuvura ndetse nkamutsirika cyangwa se nkamuha ubwishingizi ndetse n'uburinzi, ku buryo nta wundi muntu wazongera kubasha kumuroga ngo bikunde. Ngo giye ko njya nkora ntabwo ngira umuntu ukanaka niba kuroza kuko biteranya abantu. Ushobora gusanga ubwo umuntu ukanaka niba muroza ugasanga no avuga ararakaye, bikaba biri gusuma nubwo nuko yararwaye. Ngero ndakuvura nkagwa n'umuti wo kwirinda, ariko ntabwo nakubwira ubakuroza. Ni ikosa kuko hari igihe bibyara amakimbirane hagati yabo. Kugira ibanga ahantu ariho hose, bishatse kuvuga ufata umuntu ubwo ntabwo waba uvuye, ahubwo ugiye guteranya abantu. Iyo rero nukuvuga ngo uvuye wowe ndakuguha imiti nk'uko dore ko kandi nawe uri kubyirebera, ugakira ugasubira mu mwana uburinzi kurya nta muzi yo kukuroga. Yakoze cyane.
Tugitangira kuganira nawe nk'uko mubibona kuri kamera zacu, muganga yafashe umwambi n'ikibiriti aracana. Umwambi wakawunaga mu kabindi tubona karimo amazi asanzwe, ariko akabindi gatangira kwaka. Twabyibajijeho tumubajije impamvu acanye uwo muriro, tumubajije n'ukuntu ayo mazi mu kabindi ayacanyemo akaka, aratubwira ati iki ngiki ni ikimenyetso abakurambere bampaye cyemeza ko uyu murwayi ngiye kuvura agomba gukira. Iyo ncana aya mazi ntiyake nkanagamo uyu mwambi mukabura umuriro kwaka bikanga, byari kuba bigaragaje yuko uburwayi bw'uyu muntu ngiye kuvura butari bukire, nta nubwo nari kwirirwa muvura. Ariko kuva ncanye umuriro ukaka bigakunda ni ikimenyetso cy'uko ngiye kumuvura. Rero nimwihera amaso murebe, ndaje mukoreho ryake. Uyu muriro impamvu wubatse kuriya ni ikigira ko undi kuvura agomba gukira. Nicaye kuri ntiwake ntabwo unabandi kurira ubusabura namwihorera. Iyo umuriro utatse uri kuruhira ubusa. Muri kuruhira nta nubwo naba nkimuvuye. Nta nubwo wabukimuvura. Ariko iyo watse kuriya kari bakawihuse vuba niba kigaragaza ko umurwayi wageze akira. None se ni iki kiba kimura ariya mazi ko twanya n'amazi asanzwe ku buryo uteramo umwambi bikaka? Hariya harimo imiti itandukanye y'amoko menshi. Yego. Umubiri we nabishyizemo ariya mazi nteramo umwambi biraka. Urakoze cyane. Twasabye muganga Mbungira ko yatwemerera akavura uyu murwayi duhari, akamusuzuma nk'uko yamusuzumye n'ubundi, byaba ngombwa akanamuvura akamuvura duhari, kuko tukabyirebera n'amaso yacu ndetse tukaba twajyana n'abantu tubyereka. Nuko yatangiye kumuvura, amuha imiti tutazi ubwoko bwayo. Nk'uko mubibona kuri kamera, agerageje kumuha imiti, imwe ayimusiga ku nda, iyindi arayimuhereza. Ndabona ari ibintu bimeze nk'ubuki n'utundi tuntu tumeze nk'udufu. Aramuhereza, amaze kuyimuvangira aramubwira ati ngaho birye, numara kubirya kandi ubimire. Nyuma y'iminota mike wa murwayi wacu ati ndumva nshaka kwihagarika, ndashaka tuwarete. Twibajije nimba biri mu mworohere kujya kuri tuwarete. Muganga Mbungira nawe araduhumuriza ati nimuhumure, niko uyu muti wanjye ukora. Ubwo abashije gushaka kujya kuri tuwarete ni ikimenyetso cy'uko uyu muti wanjye wakoze, kubera ko iyo maze kuwumuha ibyo bamuroze byose ahita agenda akabigarura. Twiyambaje ibase niyo yari iri hafi, kubera ko nta mbaraga afite zamugeza kuri tuwarete aho iri. Twiyambaza ibase kugira ngo nyine abashe gukoreramo ibikomeye, kuko nyine ni umurwayi. Kidahubutse amasoko. Waranje? Pode pôr. Valeu? Ushobora kuba uhise wikanga cyane nk'uko natwe byatubayeho bwa mbere tukireba ibi bintu uyu muntu abashije gusohora mu mubiri we. Nk'uko mubibona muri iyi base, murabonamo ibintu bimeze nk'inyama ndetse birimo n'amaraso menshi. Murabonamo n'igisimba abenshi bazi ku izina ry'uruvu cyangwa urunyaruvu bitewe n'aho uturuka, cyangwa kamerewo. Ibi bintu byose mubona mu ibase
nk'uko mwabyireberaga mu mashusho ni ibintu biturutse mu nda y'uyu murwayi. Agiye gukora ibikomeye nk'ibisanzwe, twari twiteze wenda ko agiye kudiyara cyangwa se gusohora imyanda isanzwe nk'uko abantu basanzwe bibaho, ariko nyine murandebera namwe ibintu bimuvuye mu nda. Biteye ubwoba cyane, ndetse abenshi muri mwe ubu ngubu muri kwibaza ukuntu umuntu yabasha kugendana bino bintu, ibintu bidasobanutse ndetse birimo n'igikoko kizima kibasha kugenda, mukibaza ukuntu umuntu yabigendana mu nda. Ibyo nanjye nabyibajije ndetse twatunguwe cyane, ariko nyine muganga Mbungira aratubwira ati mwigire ubwoba, mureke kwikanga cyane, ibi ngibi nyine ni ibirozi bari baramuroze, ni ibintu byari bimuri mu nda. Izi nyine ni imbaraga za sekibi, ni imbaraga z'imyuka mibi, nicyo bita amarozi mu kinyarwanda. Bari baramuroze ibintu bibi cyane. Nk'uko rero mumaze kubibona, twamuretse akomeza kuvura wa muntu. Hari byinshi twagiye tubona, noneho ubu ngubu niwo mwanya aduhaye kugira ngo adusobanure mbese biriya bintu tubonye agusaba ngo arashaka umusarani, biriya bintu byo bimuturutsemo. Kubera biriya uburozi ukuntu bukora mu mubiri w'umuntu, urumva bagiye sashika basanga babura uburwayi, agikana babura uburwayi. Ariko no nyuma y'aho ngaho murangiye hano, ubundi uburozi nta ecography yabubona, nta scanner yabubona. Uburozi n'ikintu gikorera mu mwijima. Uraryo byari biri mu nta kuntu yagomba kurya ngo bishoboke. Namara yari yarifunze. Ariko kubera gutera narimo hari mugoroba, igitondo hamahana muhari n'ubundi, niyo mpamvu nyine byose bisohoka. Niyo mpamvu iriya miti yose igize kimufasha, ibita bisohoka. Bya bintu bigasohoka, nibwo abashije no kugaruka. Buriya kigiye gukurikiraho, ndamuha umuti agomba kunywa iminsi 2. Mu nda hose akujya akaba muzima, nta kibazo kirimo na kimwe. Ese biriye kubera iki umusarani waje mu bya bintu hakazamo n'agasimba? Karagasimba niko kari mu ndwara, niko kagiye kamwangiza kuri yakuzo kwajemo namaraso. Amaraso ngana kuriye. Bwana karagasimba kuri uvu ni kwari bamuroze. Bamuroze. None urabona ko yaba afite icyizere cyo gukira ibintu bikagenda neza, agasubira mu buzima bwa buri munsi, mukongera mukishima mu muryango. Shani, ubu mfite icyizere pe, kuba ari imineke 2 yose kuva mu gitondo akaba yimaze. Ubu mfite icyizere, noneho n'ikindi ari Yitumye maze kubona nyine icyamuteraga ubwo burwayi. Icyamuteraga uburwayi bumaze kukibona. Gusa noneho yabasha kuvuga neza. Amazina yawe? Munyakayanza Spiriane. None se umaze kubona indwara y'uburwayi cyangwa uko wari umerewe mbere, nyine wadutandukanira? Ubu mu nda ndi kumva harimo ubusa. Harimo ubusa? Kumva ufite apeti? Kandi habagamo ibintu biri kugendagenda. Ibintu biri kugenda mu nda? Bikanja nkagira n'inzoka ziri kumarura. Bikundi kumva bameze harimo ubusa. Kumva ubwo warya ukanasinzira? No kujya manza ndajya. Urumva ushaka nk'ibiryo? Kuzanira ibiryo rero? Ibyo ndi bujye. Ariko mu kanya ndi kumva ndi gushaka kugira agaseseme. Wenda karashira ndarya. None se nagura umuganga wewe? Twese urabona twaje kukureba, twaje kubasura hano. Turi inshuti. Muga urumva ko akazi wakoze aho ugejeje ukora famille gushimira. Nta kibazo rwose nanjye ndabyizera ko nakoze neza. Bishatse kuvuga ko ibyo ukora byizewe ijana ku ijana. Umaze kuvugana n'uwo muntu, noneho abadukurikiranye. Uyu muntu yampamagaye ambwira ko yibwe, yari Dubai n'umwarabu bamwita Raji. Yampamagaye ambwira ko yibwe amadolari miliyoni 2. Hanyuma navuga nti bihagana he, arandangira hano bayimenye, anyereka ifoto yaho yararayima. Ifoto niyo nakoresheje, maze kuyikoresha navuga uyu muntu ntashobora no gukora n'igiceri n'idolari 1. None mungu arambwiye ngo ateze indege yaje muri South Africa aragarutse. Kandi mfite icyizere cyo amafaranga yose yamugezaho yazana. Nabambwiye ko namara kuyamugezaho nanjye ribwo mbone ku migembo cyanjye. Gashimira. None se abadukurikiye dukurikiranwa n'abantu benshi bifuza kumenya umunsi ku wundi ibintu tugeraho, nawe bifuza ubufasha nk'ubara abandi bafite abantu barwaye barembye, ni ikihe wababwira
muri make ni irihe humure na nimero za telefone aho bakubona waba ufite nimero zanjye za telefone ni ukuvuga ngo aho yampamagara hariho hose namurangira icyerekezo dukoreramo kuko iyo ndi hano mu Rwanda aho wampamagara hose ntabwo usanga cyane ahubwo ukagura ukazana ku cyicaro cyanjye ariko ubundi iyo ndi Goma mba ndi gukorera aho bita Virunga buriya hari Virunga mba ndi Butembo naba nambuze Tanzania mba ndano bita nani Sumbawanga najya muri Kongo naho mba ndi Uvira ubwo rero Burundi naho najya rimwe na rimwe ariko busimperutseyo nabwo rego bita mu Nyakabiga ubwo rero waba ashinye wari wese yaba ari hanze yaba ari mu Rwanda namufasha nta kibazo nta kibazo rwose nta kibazo na kimwe anashaka gukorera akazi ke kabara ko gucuruza ko ari akazi rusange uzi ko ari mugira mu kazi kubona bakora kwanga nta kimupfa uwo namufasha akazi ke kaguma iteka ryose nta kibazo na kimwe ngiki una akazi ntajya nkora kabaho nukuroga ari ukuvura ko ndabyemera ko ndabikora rwose ndavura nibyo ntabwo nabikora nigiki se ngo wabwira abakunzi ba cyangwa abakiriya ba cyangwa abantu ufasha umunsi ku wundi rimwe icyo wababwira abantu mfasha umunsi ku wundi nuko nababwira ko imiti gakondo igira akamaro gakomeye mu buzima bw'umuntu cyane cyane yifashe neza ariko nanone iyo ivangavanze utazi kwikoresha kujya mu utabisobanukiwe yakwangiza nko kwa muganga bisanzwe ufashe imiti nko wabibwiwe ukira byihuse kandi kakugirira umumaro yatangiye kumuvura ku munsi w'ejo hashize nyuma y'iminsi myinshi yarishize uyu mugabo nta kintu akoza mu nda atabasha guhindukira atabasha kumva uwinjiye mbese nta kintu kimwe abasha kumva atabasha kurya no kunywa ndetse no gukora ibikomeye abikorera haryamye ariko mu ijoro rimwe hamaze gusa murabona ko ari kubasha kurya umuneke ndetse ukamanuka ntawugarure. Iyi nkuru y'uyu munsi reka tuyisubikira ahangaha mboneraho kubashimira ko mudahwema gukurikirana ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Inkuru zacu nakagaruka mboneyeho kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022. Turabakunda cyane. Gasaro TV.